ayingwira komeye Imana narahaje ndahasubirizwa naje mpazana na murumuna wanjye turi babiri gusa twakundaga ubutari twembi uriya murumuna wanjye mugitwa turi kumwe twapadiri turi kumwe mukabutari kira hepfo munsi hariya mu nyange twabaga turi kumwe aho tutabaga turi kumwe n'ahantu kure ikarora Gisenyi n'ahantu mbese atabashije kuba yagiye ndahagera hano njya ku gipimo telefone yacu nzaba tukirebera gusa hano mu gisibo ubwo njya ku gipimo barambwira ntandafite ndongera nsubira ngo ntandafite gase none ko nta na bwakeye mbona nuko sinzi ukuntu Imana yabigenje njye i Kigali njye i Kanombe ngiye kwivuza ururimi njya kwivuza ururimi arambwira ati nta ururimi ufite urarurwaye ariko ntabwo bijya byica ahubwo turabona iyo ufite inda aribwo ururimi rukuzahaza ndabase mfite inda muga ngo ufite inda ngo dore igeze no mu mezi ane kandi njya ku bitaro byacu bakambwira nta nda mfite ngo urafite inda rero Imana ko nagarutse hano nkabwira Imana nkavuga ati rero njya hano haruguru bakambwira nta nda mfite kuko nshimye Imana ko nagiye mu bindi byuma bakambwira ko mfite inda Imana ishimye Imana yitima amasezerano ako kanya Imana irambwira kuko wageze kwizera Imana nguhaye umwana w'umuhungu numva nshimye Imana ndongera ngaruka hano ndavuga ati ngushimye Imana rero hari utuntu tudutusi nyine tukiri dutoya turi kumera mbese duto